Mumenyereye ubundi mbagezaho amakuru cyane cyane ibivugwa hirya no hino mu ntambara z'isi zigiye zitandukanye, ariko rero cyane cyane tukibanda ku makuru ya politiki. Uno munsi rero ndagira ngo mbagezeho icyegeranyo, ubundi abakunzi bacu banyandikiye ari benshi cyane cyane ku rukuta rwa Instagram bambwira ko nakabaye mbakorere icyegeranyo byibura cy'ibintu byibura 10 by'ibanze bisabwa kugira ngo ube umusirikare. Benshi bajya bagenda bakagarurwa bitewe n'uko nta bantu benshi babyigisha, cyangwa se n'umuntu nta bumenyi aba afite, n'uwagerageje kubaza nyine aramubeshya cyangwa se akaba yamubwira ibitari byo. Rero ndaje mbive imuzi n'imuzingo ubwire ibisabwa kugira ngo nimba uri n'uwitegura kuzajyayo uzagenda ufite amakuru. Ikindi, nimba uri n'umupapa ufite umwana wawe ariko ukaba wifuza ko yaza umusirikare cyangwa se ubona bikunze, uzamubwire ibisabwa cyangwa se uzarebe nimba ibyo bintu kuko yaba abyujuje, hanyuma ubone kujya kumwandikisha. Ariko buri mwaka urabizi ko mu Rwanda ubundi binjiza abasirikare bashya. Ni ibintu bigera ku 10 tugiye kuba twibandaho. Icyo usabwa ni ukureba ino video ukayirangiza kugira ngo udakikirizamo na kimwe, kuko tuzajya dukora part 1. Iyi ni part 1, nzaza nkugezeho na part 2, nzakomeza mbagezeho ibiganiro abenshi bagumye babisaba. Rero reka mve imuzi n'umuzingo ibintu byibura 10 usabwa kugira ngo ube uri umusirikare. Nubutsa ko utabyujuje kimwe muri ibyo ngibyo ngiye kukubwira ni ingenzi, byo utujuje kimwe mu bisabwa ntabwo wemerewe kuba umusirikare. Ariko nanone w'u Rwanda, kuko buri amategeko y'ibihugu nanone abatandukanye, nk'ibisabwa biba bigiye nanone bitandukanye. Ni nk'urwo rwego rero ngiye kwibanda cyane cyane ibisabwa ariko nanone hano mu Rwanda. Reka mu masegonda make ingaruka rero tubive imuzi n'umuzingo. Ngiye ubana nanjye nitwa Mpinga John Peter Sefu kuba yingine mupingaji impaya utajya kure. Mukunzi ibyo dukoraho kandi subscribe, hanyuma ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana mu sekundi, hanyuma ibiganiro nyine dukora ujye uba uwa mbere kubibona, ntugacikwe. Ngiye ubana nanjye uko nabikubwiye nitwa Mpinga John Peter Sefu kuba wowe wakoze subscribe urenda gushimira umuntu w'umugabo cyane. Reka ngaruke tuve imuzi n'umuzingo, ariko cyane cyane duhereye ku cya mbere tugeze ku cyacu. Ikintu cya mbere ubundi kiba gisabwa ni ukuba uri umunyarwanda. Ibyo byo murabimenyereye ko ubundi niyo batanze itangazo mujya mubibona ko bashyiraho ibisabwa, ariko hari ibyo batababwira. Ari nayo mpamvu ituma harimo abagenda nyine bakabona baragarutse kandi bari bagiye bizeye ko ibyo basabwe babyujuje. Ariko hari ibisabwa biri indi batababwira cyangwa se leta itakwandika wowe kugira ngo bajyeyo ari benshi hanyuma bakuremo abo bashaka. Icya mbere rero kiba gisabwa nyine nk'uko mbikubwiye ni ukuba uri umunyarwanda ufite indangamuntu by'u Rwanda, apana kuba ufite ubwenegihugu, kuba uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyarwandakazi. Icya kabiri ni ukuba byibura ufite amashuri 3 yisumbuye, kuvuga ngo troisième tronc commun, ariko ubundi basaba amashuri 6. ariko wujuje ibyo bintu 10 bagasanga ufite amashuri 3, rimwe na rimwe hari igihe amahirwe akumva nawe bakagufata nyine. Ikintu cya gatatu ubitega amatwi ntujye kure. Ikintu cya gatatu rero ni ukuba byibura uri muremure. Iki ngiki ni ingenzi ucyumve neza, ni ukuba uri muremure hagati ya 1 na santimetero byibura 60. 1 na santimetero 60 bivuze ngo utayifite rwose uri mugufi bikabije, ku buryo kugufata biba bigoranye. Ikindi cya kane byibura ni ukuba ufite mu mutwe cyangwa se ufite ubuzima buzira umuze. Ubuzima buzira umuze ndavuga ngo utarwaye sida. Cya kabiri, udafite indwara nk'izindi nyine zino nka za asima n'ubundi burwayi bugiye butandukanye butakwemerera
kuba wajya mu gisirikare. Bapima indwara nyinshi ariko izo bibandaho cyane ni asima, sida, umutima, umwijima ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zigiye zikomakomeye, ariko nk'indwara zisanzwe ushobora kwemererwa ukaba wazivurwa ugezeyo bitewe n'impamvu runaka. Icya gatanu rero ntihuse cyane ni ukuba byibura uzi cyangwa se warize ibintu bikurikira. Ubwo ndavuga ibijyanye n'ubumenyi. Ikindi twagarutseho ni ukuba ufite ubumenyi byibura mu ikoranabuhanga, cyangwa se hari ibintu wahuguweho, byibura kuba ufite ubumenyi mu ikoranabuhanga cyangwa se hari icyo ubiziho. Biterwa nanone n'aho ugiye kujya, ariko nacyo kiba ari ingenzi. Icya gatandatu cyane barebaho ni kuba ufite byibura mu kirenge. Buriya hari ukuntu abantu baba bafite ibirenge bitabasha kwiruka cyangwa se bitabasha kugenda umunsi wose bitewe nanone n'uburyo bateye, ariko iki ngiki bakirebaho in case gusa nabyo barabireba. Ikindi cya gatandatu bareba ni ukuba utaritoboye amatwi, amazuru, ibindi n'amatatuwaje. Mujya mubona ko hari abasirikare bafite amatatuwaje, yego, ariko nk'uko nabikubwiye bareba utuntu twinshi. Iyo basanze nta kibazo iyo tatuwaje yawe yatera, bashobora kukureka bitewe n'uko buriya nanone hari uburwayi ushobora kugira bitewe n'iyo tatuwaje. Ubwo baba bari kureba muri rusange ibijyanye n'inkovu. Nanone kuba ufite inkovu birajyana n'icyo cy'inkovu. Kuba ufite inkovu wenda y'uburwayi runaka ntabwo bakwemerera. Ikindi nihuse cyane ni ukuba ufite amaboko akora, ingingo, amaguru, amaboko bikora neza cyane. Ikindi cya cyenda ni ukuba washobora kwiruka ufite igihaha nyine gikora neza, kuko murabizi ko akazi ka gisirikare gasaba imbaraga. Kuba byibura wabasha kwirukanka bijyana n'ibyo byo bareba mu kirenge nyine, kuba wabasha kwirukanka byibura ku muvuduko ungana, byibura wakirukanka nk'isaha yose, wabasha kwirukanka nk'isaha yose utarahagarara, kuko no mu bizamini mukora nabyo biba birimo. Nyuma ari cyo cya nyuma rero cya 10 ni ibijyanye n'umubyibuho. Buriya hari umubyibuho waba ufite niba wakwemererwa kujya mu gisirikare, nubwo yego ugeze hariya babategeka no kunywa amazi ashyushye cyangwa se bimwe mu bintu bigabanya umunaniro, ariko ubundi bimwe mu bisabwa ni kuba hari umubyibuho runaka utarengeje, ni ukuvuga ngo hari ibiro runaka utarengeje. Nimba wifuza n'amayeri y'intambara, wifuza ese kuko ibindi bintu baba basaba, dore ko atari iby'icumi gusa, basaba ibindi bintu byinshi cyane. Kandi like na sharing ino video, hanyuma rero bitubwire no muri comment nimba yifuza part 2, tuzaze tubigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Njye ubona nanjye nitwa Mupinga John Peter, vuga ko bayi ni Mupinga Empire. Ukande like na sharing ino video, hanyuma utarakanda subscribe ni ingenzi cyane kugira ngo tuzabane muri part 2. Wowe udukunda rero, ciao ciao, reka tubonane utaha muri part 2 nimba muza bikunda. Bye bye.